nuko ujya utereta umuntu umubaza ngo urampa nkumpa buretse nari nkushaka akaboko ntabwo ari kubakoresha. harimo n'ibiri hanze, harimo n'utubuno tw'ubusabusa. Buriya haba ubusa hakaba n'ubusabusa. Hari ikintu yavuze gikomeye ati bundi buriya baba batwereka ikintu tutagira. Ibintu nabivuze barambwira ati Scovia uravuga ku bantu. Ariko ku muntu ikintu cyose gihishwa n'ibanga. Uyu mwana nubwo yambaye ubusa, ese wabo bo barambaye nubwo yaba yarananiranye. Umuryango warateranya ku kanya uriru kujya kumuzana umwicaza mu ruganiriro. Tubaye ababyeyi bararira, abagabo barimyoza, musaza wagaguka ngo ajye gufata mu ijosi baturamenye ntumukore. Mariya se burabara namuheruka hari. Ariko barabibonye umwe aravuga ati Bikira Mariya we dore mukobwa wo kwa runaka. Noneho tugushirishana mwa ababyeyi mwe. Noneho ariko umwana tugira dute turamureka. Twabonye umwana w'umukobwa hano ngo wenda gukora mu gitaramo ngo cyo kuzakora abantu bagahura ngo barongorana. Dufite umwana w'umukobwa hano wacu ntutungurwa nuko yaza hano tukamusanga ku byabo. Yavuze ko akina porno. Ibyo kuba yabivuze simbibujije. Ariko turaza kumuha platform nk'iki umustar ukina porno. Niyo mpamvu ngaruka ku kiswe influencer. Hiriya video y'ura mukobwa wiroshyemo video ukanashyiraho ikiganiro cy'umuntu uvuga ko abaturage babuze ingurane bakaba barimo kwishyurwa. Byombi tukaprodinga bareba iki ibyahishwe. None uwo muntu yamara kutunga abantu benshi akaba yabaye iki influencer cyane. Influencer akora iki? Batuye nguyu yanywaga urumogi akora ibi yambara avuga ibigambo biri stable ariko ari ku byapa byamamaza. None ngewe umureba nkabona uko yigize nabi akaba uko yabaye. Niba byaratumye abandi bamubona nka influencer bakamuha amafaranga. Waba ushaka kugura subscribe, watching time na views byo kuri YouTube? Waba ushaka kuzamura like, followers, views, comment, subscribe byo kuri YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi platform? Igisubizo nta kindi ni Mind Campaign Promoter. Akarusho ku bantu baguze full package ya subscribe, watching time, monetize tuyibakorera ku buntu. Ku bantu bakiri kugura subscribe 1000 turi kubongeza 100 banguka bonus tarashira. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri 0743944043. Gira abantu benshi bawukurikira isi kubera nk'umudugudu uyora gatubu. Mwite Scovia Mutesi cyangwa se mama w'u Gasabo, gukemura ibibazo bya societe no kubishakira umuturambye. Akunda kugaragara cyane atanga ingingo zirambuye ndetse na byinshi abantu bakomeje kugaruka mu minsi itambutse no gusezera kuri BNB FM mu mwezi. Bamwe bati agiye kuri RBA, abandi bati agiye gushinga radio na televiziyo. Abantu bajya kubana n'ubuzi ibitsina. Nimera gato tugaruke ku mateka ye. Benshi bakomeje kugenda bumva ko yashinga radio na televiziyo bye, ariko afite ikinyamakuru gikorera online cyangwa se kuri internet. Ubu ngubu Scovia Mutesi ibiganiro bye bikurikirwa na benshi ngeri zose, ariko hari igice kimwe yagezemo nawe kwihangana biramunanira nk'umunyarwanda wese. Ku maso yanjye hatembye amarira nuko nambaye zone yo ngiye muri zone yo ku munyantege nk'umunsi. Ntabwo ari bisanzwe kuri jye ku munyantege. Meya uyu munsi meya w'umujyi arambwira ati Scovia ni byiza kuko izo nkuru ni byiza ku isi igomba kumenya ko byabaye, ariko ukwiye kuzashaka umuntu ubwira uko wiyumvaga kugira ngo bigufashe ukomeze kubaho. Ntabwo abantu bazi ko umunyamakuru ashobora kuba umunyantege nke. Aha yagarukaga ku byaramaze kubona ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi ruri ku Gisozi, ndetse nk'umubyeyi kwihangana biramunanira, dore ko kenshi abantu bamuzi nk'umuntu ukunda kwambara imbaraga cyane, ahateye agahinda gakomera, ariko ahangaha byaramugoye cyane. Reka twinjire ku mateka ye ubundi usobanukirwe Scovia Mutesi ninde. Ese uyu mudamu ukomeje kugenda afasha benshi gukemura ibibazo byabo ndetse akavugira benshi ni muntu ki? Ni umwe mu banyamakuru bakunzwe mu Rwanda ndetse no mu karere Rwanda ruherereyemo, dore ko ari umudamu wavutse mu 1986 avukira mu ntara y'Iburasirazuba. Uretse ko afite ijwi ryiza ndetse na benshi bakamukundira uburyo akunda gukora ubusesenguzi bwe no kuvugira abaturage nta namwe yizigamye. Mutesi Scovia ukunda kumvikana mu biganiro bitandukanye ataka papa we, dore ko ubundi mama we yatabarutse akiri umwana. Ati papa wanjye yabayeho mama atabaye, gerageza gukurura isura ye ariko ntabwigiza. Nshimira papa wanjye utaratujyanye mu miryango ngo iturere, ahubwo wagakora uko byashobokaga kose
kugira ngo tubeho neza twitungiye. Ibyo ndabimushimira cyane. Urugendo rwe mu itangazamakuru rwakomeje kugenda rutungura benshi n'uburyo abikoramo, dore ko ari serivisi nyinshi yagiye avuga zigahinduka. Naho nakubwira muri mituweli, aho buri muntu atabashaga kwivuriza aho ariho hose, niba wibuka neza n'umushahara wa mwarimu yabigizemo uruhare kugira ngo uzamuke. Ngo haye ikaze, reka turebere hamwe amateka ye. Iyi ni hari mu mwaka wa 2011 Mutesi Scovia nibwo yatangiye umwuga w'itangazamakuru byeruye. Yiga itangazamakuru cyangwa se no kurimenyereza mwuga. Yafashijwe n'itwa René Antoine Rwanyange, wari umunyamakuru ndetse akaba umuyobozi w'ikinyamakuru Pamarama, dore ko uyu munyamakuru yakoreraga n'igihe.com. Niwe wamufashije gutangira itangazamakuru ndetse akajya amuha morale. By'umwihariko yamufashije kwiga kujya yandika inkuru ndetse n'imitwe y'inkuru. Mutesi Scovia avuga ko umunyamakuru kazafatiraho icyitegererezo ari Solange Ayanone, wahoze akorera Orenfor, aka kanya ni RBA. Yakoze ku Isango Star, dore ko Mutesi Scovia avuga ko ariho yakuye cyangwa se ariho yigiye kuyobora ibiganiro. Yakunze uburyo akoramo n'uburyo ayoboramo ibiganiro. Solange nawe mwigiraho kuyobora ibiganiro. Mu bihumbi 2011 nari ntangiye kugeraho abandi banyamakuru barimo abo bakuru nshaka kwigana cyangwa kuri. Mutesi Scovia mu gutangira itangazamakuru kwe yakunze kujya kurikirana cyane inkuru z'imanza n'ubutabera, bitewe n'amacenga barimo cyane hagati y'abavoka ndetse n'abashinjacyaha. Akenshi agakunda kuvuga ko ari imwe mu bintu akunda cyane gukurikirana. Mutesi Scovia kandi wibuke neza ko yamenyekanye mu rubanza rwa Prince Kid, Ishimwe Dieudonné, ubwo yatabwaga muri yombi cyane akurikiranweho icyaha cyo guhohotera abana bagiye bajya muri Miss Rwanda ndetse n'ibijyanye na Happiness byagendaga bivugwa mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda. Ikindi nanone yamenyekanyeho, wibuke neza, mu ntambara yahuzaga umutwe wa M23 irwana n'igisirikare cya Kongo. Icyo gihe Scovia nawe yakomeje kugenda agarukwaho kuko niwe wateye intambwe ndetse akigereraho urugamba rwaberaga. Abantu bagakomeza kugenda bibaza Mutesi Scovia ubuhanga ndetse n'umurava yari afite mu itangazamakuru. Mu rubanza rwa Prince Kid yabaye ikimenya bose kubera uburyo yakomeje kugaragaza ubuhanga n'ibimenyetso bimwe na bimwe akajya bisesengura. Benshi bakayibona nk'ukuri ndetse aza no kubifungirwa biturutse ku buhanga yari afite budasanzwe, byatumaga benshi basobanukirwa ibyajyaga mbere muri uru rukiko cyangwa se runo rubanza, dore ko amakuru yabaga afite kuri uru rubanza nta muntu n'umwe wabaga abizi. We yazaga amena umuceri nk'uko bakunda kubivuga mu mvugo z'iki gihe. Ahantu byaje guhindura isura ni igihe yateguraga icyitwa operasiyo, agaruka kwitabwa muri yombi ry'uwitwa Prince Kid, wari uhagarariye irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda cyangwa se wari ufite kampani bita Rwanda Inspiration Backup yateguraga irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda, aho yagaragajemo uwitwa Muheto ndetse na Hope. Nk'uko ikinyamakuru Imirasire kibivuga, icyo gihe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwese rusohora itangazo rubwira abantu bakomeje kugenda bagaruka kuri uru rubanza. Ariko akenshi abantu bahita bibaza ku nkuru Scovia yari amaze gusohora. Scovia kandi atangaza ko akunda amategeko kandi yifuza no kuyiga. Akongera akagaruka ku bintu yishimira cyane mu mwuga w'itangazamakuru n'ubuvugizi yagiye akora, ku bintu byari bibangamiye abantu benshi, dore ko ikibazo cya mituweli cyari cyarabaye agaterera nzamba. Icyo gihe mituweli wibuke neza ko umuntu yivurizagaho yabaga yayitangiye, ntabe yakivuriza ahandi. Ariko Mutesi Scovia yateye intambwe akigarukaho, kiza guhabwa umurongo kugeza aho buri muntu yivuriza hageze hariho hose. Ikibazo cy'umushahara wa mwarimu nacyo Mutesi Scovia yagikozeho ubwo yakibazaga Minisitiri w'Intebe. Iki kibazo kikaza guhabwa umurongo. Ntabwo yagarukiye aho, yagarutse ku mishahara y'abakora mu nzego z'ubutabera ndetse n'abaganga. Iki kibazo niba mwibuka neza yakibajije nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Mutesi Scovia kandi avuga ko abantu bamwita amazina agiye atandukanye, harimo igishegabo, umwihanduza cumu, bitamutera ubwoba ahubwo bimutera imbaraga zo kwita ku kazi no ku nshingano agomba gukora, kuko ibintu bimutera ubwoba byonyine ari inzara. Uyu mudamu ngo ni Mutesi Scovia afite udushya twinshi yagiye akora mu mwuga w'itangazamakuru ndetse no mu buzima busanzwe. Icyo nakubwira mu itangazamakuru nuko ari umwe mu banyamakuru bateye intambwe bakinjira neza ku rugamba aho umutwe wa M23 warwanaga n'igisirikare cya Kongo. Ikindi kidasanzwe kuri Mutesi Scovia nuko ari umudamu uzi kuyobora imisango y'ubukwe. Ntabwo bimenyere mu muco nyarwanda cyangwa mu isi ya none, dore ko abantu benshi byabatangaje cyane. Si ibyo gusa ko yagaragaye no mu ndege arimo arayifashisha afata amashusho mu gihe harimo haraba igikorwa cyo kwamamaza umukandida wa RPF Inkotanyi ku mwanya wa perezida aho hari mu karere ka Gasabo. Nyuma yo kumva amateka ye